Ikiganiro muraho wo kumenya. Ndabasuhuje mwese mukurikirana ibiganiro by'umuraho wo kumenya. Nishimira feedback zibavaho, bamwe banyandikira, abandi bampamagara, abandi bambwira ibintu byinshi ngomba gukosora, ngomba kongeramo. Imana mwese bahumugisha kuko mumungaragariza yuko muri kumwe nanjye. Mu gitabo cyo kuva mu gice cya 20 yusomye amategeko arimo usanga itegeko rya 5 rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Naje kwibaza cyane ku Imana yashize itegeko mu mategeko yayo, kumva ko tugomba kubaha ababyeyi bacu. Hari impamvu kandi Imana dutegetse ni byiza, si bibi, bidufitiye umumaro iyo tubigendeyemo, bitubera umuvumo iyo tubisuzuguye. Reka twimbike muri iri tegeko cyangwa se muri iri bwirizwa duhabwa tugomba kubaha kugira ngo tugirire amahoro aho Imana yaduhaye. Ndabanza ngerageze gusobanura umubyeyi nubwo namwe musobanukiwe ababyeyi. Nivuga umubyeyi ashobora kuba umupapa cyangwa se ashobora kuba ari umumama. Ntabwo ngiye kubatandukanya, ndavuga umubyeyi nk'umupapa, ndavuga umubyeyi nk'umumama. Umubyeyi iyo atarabyara cyangwa se mama wanjye igihe yariho atarambyara, wenda akiri muto cyangwa se akiri umusore cyangwa se yageze igihe cyo gushaka, yari afite inzozi zo kuzagira umwana. Ubwo nayo imaze kuvuka, ndigutangaho urugero, cyangwa se ubwo umwana yari amaze kuvuka, umubyeyi we yumvaga yishimiye cyane impano ahawe n'Imana. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo abashe kunezeza, yakoze ibishoboka byose kugira ngo abashe kundinda. Niyo mpamvu nakuze, niyo mpamvu nabonye ibyo nabonye, niyo mpamvu ntabari migisha gumora ku babyeyi. Ababyeyi rero bunganira Imana, hanyuma y'Imana ababyeyi baraza. Nta kintu ushobora kubona ngo kibe ingurane y'umubyeyi. Umubyeyi ni ntaguranwa, umubyeyi ni ikibasumba, umubyeyi ni byose ku mwana. Umubyeyi ntago nashobora kubisobanura kuko nabo ababyeyi bazadukurikirana cyangwa se abantu babyaye bazabasha kubyumva neza cyane bitewe n'ibyo bakoze, pain bagize, imirimo yose bakoze kugira ngo umwana wabo abashe kubaho neza cyangwa se agire ibintu nkenerwa. Tuteragije ko ari n'ababyeyi babi, ariko uyu munsi ho ntabwo twaje kuvuga ababyeyi babi, tukuvuga ababyeyi beza cyangwa se ababyeyi nk'umugisha, ababyeyi nk'impano y'Imana twibwa abana dufite. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha nuko umubyeyi ibyo akora byose, inzozi ze zose ziba zerekeje ku mwana. Ndi kubivuga ibi nk'ubuhamya bwanjye, nawe watanga ubuhamya bwawe, ariko ni ubuhamya dushobora guhurizaho kuko ababyeyi ni impano Imana yatanze. Ndibuka mu muvugo twigeze kwiga primaire bavugaga ngo uri mwiza mama kuko uri mwiza so kubesha, singutaka bimwe bisanzwe, ngo abantu benshi bakabya cyane. Ubuntu wagerageje gusiga agaragaza agaciro k'umubyeyi. Imana yabonye agaciro k'umubyeyi, idusaba twe nk'abana ko tugomba kububaha. Ni condition kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Icyo gihugu wenda sinavuga handi, aho uri ni Imana yaguhaye, niho yemeye kuba. Condition yuko hari ikintu kitashobora kubaho hatabaye ikindi. Imodoka ntishobora kugenda idafite essence, kandi essence ntacyo yamara itari mu modoka. Ni ibintu bibaho kubera ibintu bikoreshwa n'ibindi. Umwuka ungirira umumaro kuko ndawukeneye, ariko umwuka wonyine ntago wagira ngewe. Nanjye ngewe ntafite umwuka ntago naba nuzuye. Rero ni ibintu biri conditionnel. Kugira ngo ndamire, kugira ngo mperwe umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yanjye impaye cyangwa se yemeye ko mbamo, nuko mfite kubaha ababyeyi banjye cyangwa se kubaha no kumvira ababyeyi banjye. Imana yabitinzeho ibitanga nk'itegeko, ariko ubyimbitsemo cyane usanga ariko kuri, kuko itegeko Imana yatanze rimfiteho umugisha iyo ndigendeyemo neza, rikambera umuvumo iyo ngiye mu buryo butandukanyije n'iki Imana yavuze. Ngiye nekereje kuvuga umubyeyi, byangora gusobanura umubyeyi nk'uko biri, ariko buri wese uzabona kino kiganiro, buri wese uzagitegera amatwi cyangwa se uzakireba, azabasha gukora analize ziwe asobanure umubyeyi ni iki, umubyeyi afite umumaro ki, n'ibisubizo ushobora gusubizwa mu buryo bwawe, mu marangamutima yawe, ukubitekereza no kubibona. Abo bantu rero ntasimburwa, abo bantu nk'impano y'Imana twabonye nk'ababyeyi bacu,
abo bantu bashobora gutanga n'ubuzima bwabo kugira ngo yewe mbashe kubaho neza, abo bantu bakora igishoboka cyose ngo bandinde, bampe igishoboka cyose ngo basinishime. Umubyeyi ushobora kwiba kugira ngo umwana we aticwa n'inzara. Umubyeyi nk'impano nzima twabonye, twari dufite kubashyira mu rwego rw'intwari, tugira inzego z'intwari, imena, ingenzi, nkuko twagiye tubyiga, ariko sinzi urwego twashyiramo ababyeyi bacu, kuko ababyeyi bacu ni intwari zirenze. Sinzi niba icyo cyiciro tuzakirema tukabati ni intwari zitabaho, zibaho mu buzima mbese dushobora gusobanura. Ni intwari dushobora gusobanuza amagambo yawe, kuko bakora byinshi utajya kujyana mu nyandiko ngo bisobanure. Rero niba abo bantu twa dufite kububaha bingana bityo, dufite kubaha agaciro karemereye bitewe n'ibyo bakora, bakorera njyewe, bakorera wowe, bakorera n'abandi bazavuka, usanga ibiramambu tutabaha ibyo dukwiye kubaha cyangwa se kububaha ku rwego rungana gutyo, ahubwo usanga umwana arimo gusuzugura mama we, arimo gusuzugura papa we. Ku isi hari ibintu duhuriraho abantu, dukunda gukundwa, dukunda kuvugwa neza, dukunda ko abantu batwitaho, dukunda ko abantu ubona bari kupay attention kuri wowe, kubona abantu kwitayeho babate kanaka gutya na gutya na gutya. Ariko twanga yuko abantu badusuzugura, nta muntu ukunda gusuzugurwa. Rero basi uko bimeze gutyo, niba nanga gusuzuguruka, sinzi impamvu nshobora gusuzugura umubyeyi wanjye. Akenshi tubasuzugura tuvuga yuko bakora ibintu bitagezweho, biri demote, biri out of fashion. Ababyeyi bakora ibintu bikwanjitse, bitameze neza. Ariko reka mbabwira akantu kamwe, niba mama yaravutse muri 70, n'urugero ntanze, ntago icyo gihe yavukiye muri 70, ibyo yavukiyemo, ibyo yakuriyemo, ibyo yakundaga, ibyamunezezaga, ibyo yabonaga ko bigezweho, bitandukanye n'ibyo muri 2021. N'ubuzima butandukanye. We ahari icyari kigezweho nuko wenda gukora ubukwe mu gihe cyabo, kwari kwambara agatimba ukajya mu rusengero. Ariko twebwe mu gihe cyacu muri 2021, ikigezweho nuko twumva ko ubukwe bwiza bwakorewe ku mazi, kuri plage, mu majardin, waririmbiwe n'ama orchestre, byaciye kuri TVR. Mu gihe cyabo wenda bumvaga Radio Rwanda na za radio nguzagahuza imiryango. Mu gihe cyabo nibyo byari bigezweho. Rero ushaka gufata uwo muntu wo muri 70 wabaye mu buzima butandukanye n'ubwawe, wari ibintu bitandukanye n'ibyawe, wari ufite ubuzima buri social cyangwa se bw'imibanire n'abandi butandukanye n'ubwacu, utarakoreshaga WhatsApp, wenda yumvaga yajya gusura abandi, ugashaka ngo akore ibintu nk'uko bitekereza, uribeshya, kuko wowe niwe nawe ni wowe. Mwabaye mu buzima butandukanye, muri environment zitandukanye, muri influence zitandukanye. Ikosa tugira nk'abasore, ikosa tugira nk'abana, nuko dushaka kuyoboza ababyeyi bacu intekerezo zacu. Kandi iyo ushaka gukora icyo ngicyo, hazamo icyo cyita conflit de generation. Ushaka kugira generation imwe ngo yishyire mu yindi, ntibishoboka, kuko ntiwagira igiti cy'inturusu ngo kigire isipuri, no, ntago bishoboka. Rero umubyeyi afite kubahirwa ibyiza 1000 birenga magana afite, kurushwa ashaka ko atekereza nkaho, kuko nawe bitekereza ntago biri perfect, ntago biri ari bizima 100%. Yego hari bizima, kandi icyo nababwira kindi nuko buri gihe kiba gifite ibyiza byacyo n'ibibi byacyo. Buri gihe kiba gifite side effect na side iri positive. Icyo ushaka gusigura ahangaha nuko ntabwo ujye gufata igihe cya mama wawe cyangwa se ko imitekerereze ya mama wawe ngo wongere wireme bo niyo ushaka. Usanga ababyeyi tubasuzugura ngo ibintu bakora biri out of fashion, ni ibintu biri demode, bitakigezweho. Mama yambara nabi, kumva biguteye n'isoni zo kumva ko waba uri kumwe n'umubyeyi wawe. Ubwo ni ubwenge buke, kuko ufite ubwenge wareba umubyeyi ugasobanukirwa n'icyo umubyeyi ari cyo, ukaba proud yo kuba wanamwigiraho ibyo yanyuzemo wowe mu gihe utari uriho. Namahirwe ufite kuba ufite umubyeyi, basi ukamenya nuko uburyo bari babayeho, ugakompara icyo gihe cyabo ukagihuza n'icyawe, ibyiza ukabikuramo, ukabinonosora, kuva ati nungutse iki ngiki. Bavuga ko ngo abasaza cyangwa se abantu bageze mu za bukuru ngo ari nk'inzu y'ibitabo. Yego afite byinshi, afite ni narabibonye, yabonye byinshi. Wari ufite guprofita ayo mahirwe ukayagira yawe, nawe ukabinararibonye cyangwa se ukabinararibwiwe, kuko wabibwiwe uzabibwira abandi mu buryo buri oral,
ubabwira ati byagendaga gutya na gutya kera no gutabayeyo, kuko tumenye ibya kera binyuze mu babyeyi bacu. Ariko gusuzugura umubyeyi nta yandi mahirwe afite, wenda niba umumama bamusuzuguye mu rugo rwe yashatse bashobora nko kwahukana, nubwo wenda atari zo nama ari gutanga. Icyo nshatse kuvuga ni uko umubyeyi nta yandi mahirwe afite, nta wundi muntu yajya kuririra, nta wundi muntu afite wo kwegamiraho kugira ngo amwereke agahinda afite. None wowe mwana wiwe yabonagamo akazoza kiwe, yabonagamo byose, yakuze yumva ko ashaka kuzagira umwana, aramugiza mubonamo inzozi ze zose, inzozi za mama wawe zose zishyize muri wowe. None urimo kumusunika, ntabwo umushaka, ntabwo ushaka kumwikoza, wumva ko bikubangamiye. Mama wawe n'umuturage, mama wawe no, ibintu byinshi wumva ko bitagenda neza, wirirwa umuhahaza, yabaye igishushumbwa cy'ubwoba bitewe nuko ababona ko ibintu atabikora neza. Yego no kumwereka ko ibintu atabikora neza buri kanya, umwereka ko ari umunyamafuti, umwereka ko ibyo akora bitakunogeye, bizarangira n'ibizima afite bitewe n'ubwo umaze kumubikamo asiga kuri amafuti arenze urugero. Ariko ntabwo ari byiza, ni kibi uba uri gukora, kuko wari ufite kumuhaza urukundo. Njya nibuka kera numvaga nshaka kuba hafi ya mama, nkumva ashaka kwansiga, nkumva mbese kuba ndi kumwe na mama niyo safety mfite, niwo mutekano mfite, nkumva nashaka kubana nawe. Hanijya asanga umubyeyi bati ntukajye uhora umurikira, ntaga bitewe n'ibyo agiyemo na, ariko numvaga nshaka kubana na mama, numvaga aricyo kintu cyiza nkeneye. N'umubyeyi nawe akeneye kubana n'umwana we, ariko uragiye ubonye akazi i Butare, ukabonye Bujumbura, ukabonye Kampala, ubaye ngiyo imyaka 3 irashize, imyaka 4 irashize, imyaka 5 irashize, wumva uri muri generation zawe, uri kumwe n'abantu bawe, ibigare byawe nibyo bigushimishije. Mama wawe ntabwo umwibuka, ntumuhamagara, ntugira ute, kandi waragukeneye. Mama waragukeneye nkuko wari umukeneye kera uri umwana, nawe waragukeneye. Baca umugani ngi urukwavu rukuze rwonka abana, ntabwo wenda ndivuga ko ababyeyi batwonka. Icyo cyatse kuvuga nuko baradukeneye, akeneye kumva ko umeze neza, aragukunda, kwifuriza ibyiza byinshi. Rero nk'urubyiruko, kugira ngo tugire amahoro, kugira ngo turamire mu gihugu Imana yaduhaye, kugira ngo tugire imigisha y'iburyo n'ibumoso, turafite kubaha ababyeyi bacu mu buryo bwo bwose. Ni intwari, bakoze byose, Imana yarakoze kubaduha, kuba babaye bafite n'amahirwe. Kutamufite nawe, abangana na mama wawe, abangana na papa wawe, n'ababyeyi bawe, kuko bari mu kigero cyabo. Kandi mu muco nyarwanda ho nta no batandukanye, umubyeyi ni umuntu wese uri mu kigero cya mama wawe, cyangwa se ni umuntu wese ukubyaye. Turafite kubaha ababyeyi bacu mu buryo bwo bwose, nibwo bwenge buzima, nicyo kintu kizima tugomba gukorera ababyeyi bacu. Ibindi kumva ko wamugaburiye hari ibyo umuha, hari dependance wenda gufiteho, ugenda ukemura ibyo biza ku rwego rwa kabiri. Ariko icyo bakeneye bwa mbere nuko tubagaragariza urukundo, tukabubaha nk'ababyeyi, tukabubaha nk'impano Imana yaduhaye, kugira ngo nabo bishimire kumva ko babyaye, bishimire kumva ko bafite abana, bishimire kumva ko badufite nk'abana babo. Naho kubona ufite umubyeyi wahamutse bitewe n'uburyo umutreta, n'uburyo umufata, usibye no kumva ngo Imana izabiguhanira cyangwa se iki, n'abana bawe bazabikubaza, n'iyi si izabikubaza, kuko ni umubyeyi wawe. Urafite kumufata mu buryo buri special, mu buryo buri special, akiyumva nk'umuntu uri special, ukamusazisha neza, nibwo uzabona umugisha. Umugisha ni ikintu cyagutse, umugisha ni ikintu kigari, umugisha ni ikintu nacyo utabasha gusobanura, ariko umugisha uhawe n'umubyeyi ni ukuri, ni ikintu cyiza. Mumuraho kumenya, tugenda twungurana intekerezo, ufite uko ubyumva ushobora kunyandikira, ukampamagara, ukagira ute, tukungurana ibitekerezo, tukareba ikintu cyaduha kumenya. Rubyiruko rero, reka twubaha ababyeyi bacu, reka tubakunde, ibyo batazi tubigishe n'umutima mwiza. Nkuko yakwigishije kugenda, akakwigisha kugenda atarambirwa, ugakora amakosa n'ibindi bisa nabyo atarambirwa. Nawe ushaka kumwisha no gukoresha kuri WhatsApp, itonde wicaye, nananirwa ntacyo bitwaye, nawe ntabwo byose wari ubishoboye, nawe hari ibyo tuzabushoboye mu gihe kiri imbere. Reka dushimire Imana yaduhaye ababyeyi, reka twishimire Imana yuko nayo tugomba kwishyiramo agatege kugira ngo tugire icyo tugeza ku babyeyi bacu bazima. Ntabwo twabona inyiturano, ariko basigerageza mu byo ushoboye, muko dushoboye kose, dufate neza ababyeyi bacu. Uwo muco usagambe ugere hose, bizaba byiza kandi tuzabigiramo umugisha. Reka nongere kubashimira, nkomeza kubararikira kubana natwe mu biganiro by'umuraho wo kumenya, kandi nshimira n'ababyeyi bakomeza kunyereka ko bari kumwe natwe. Iki kiganiro cyari cy'abasore, ariko n'ababyeyi namwe
ni ahanyu kuko hari n'ababyeyi bafite ababyeyi, kandi no kubitoza abana banyu kubaha no kubaha abandi ni ikintu kizima. Murakoze, murakarama. Traveled alone upon this lonesome way. My burdens were heavy and dark was my day. I looked for a friend, not knowing that out of that time looking for it.